Yesu ashimwe bene data, ndabasuhuje mu izina rya Yesu. Imana y'amahoro ikomeze ibane namwe aho muherereye hose mu mpande enye z'isi. Imana ikomeze ibagirire neza kandi biteho. Uyu ni wa mwanya mwiza wo kuba imbere y'Imana. Tugiye gutangira dusenga, turirimbe n'indirimbo yo mu gitabo, dusome n'ijambo ry'Imana, dusoze dusenga ibindi Imana iduhana umugisha. Data wa twese uri mu ijuru, turagushimye turaguhimbaje. Tugushimiye ko abanye natwe ukaturinda, tukaba tugeze umugoroba duhumeka umwuka w'abazima, izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Mana, uyu ni wa mwanya mwiza wo kuba imbere yawe, ariko mbere ya byose duciye bugufi kugira ngo ushyirwe hejuru, tweze utuboneze rwose, twijishe amaraso yamenye ku musaraba i Golgotha. Ukimara kutubabarira tuguhaye karibu n'ikaze, ngwino utubere umuyobozi, ntabe ari twe ahubwo izina ryawe rishyirwe hejuru. Urakoze kumvishe gusenga, tubisenze twizeye mu izina rya Yesu, amen. Tugiye gukomeza turimbana n'indirimbo ya 49 mu ndirimbo zo gushimisha Imana. Ibihe nsenga Uwiteka, bintarura mu mpagarara, ngo nigira ho datari muganyira ibyo nkennye byose. Mu bihe by'umubabaro bimpumuriza umutima, sindubuka ntabwo umwanzi mu bihe byiza byo gusenga. Ibihe nsenga Uwiteka, binyemeza yuko ansubiza, ategereje abana be ngo bamusanga bakenure. Ndamwiyereje rwose ubu, kuko yampamagaye ubwe. Niringiye bwa buntu bwe, nogeza ibihe byo gusenga. Guhora nsenga Uwiteka, kujye kumara umubabaro, kugeza aho nzagera iwe, mwirebere ngeze mu ijuru. Niyambuye umubiri upfa, nambaye kudapfa iteka. Ubwo nibwo nzasezera ku bihe byiza byo gusenga. Ubwo nibwo nzasezera ku bihe byiza byo gusenga. Dukomeze dusoma n'ijambo ry'Imana, dusanga mu gitabo cya Esiteri, ibice byaho 4 ku murongo wa 15 kugera ku murongo wa 17. Umutwe w'amagambo aravuga ngo Esiteri yihara, yemera guhakirwa bene wabo. Reka nsome mu izina rya Yesu. Nuko Esiteri atuma kuri Moridekayi, aramusubiza ati, genda uteranye abayuda bari i Shushani bose, mwiyirize ubusa, munsabire, mumare iminsi 3 ku manywa na nijoro, mutagira icyo murya cyangwa munywa. Nanjye n'abaja banjye tuzabigenza dutyo. Uko niko nzasanga umwami, nirengagije itegeko, kandi niba nzarimbuka nzarimbuke. Moridekayi aherako aragenda abigenza uko Esiteri yamutegetse. Iryo ni ijambo ry'Imana. Uyu mugoroba nifuje ko dusangira iri jambo.
nayihaye intego ivuga ngo gusenga kuzana impinduka. Esiteri ahangaha muri iki gice mu bice bibanza, Vashiti amaze gusuzugura umwami Ahasuwerusi, yarirukanywe, ariko abagaragu be b'umwami nibo bamubwiye ati nutamwirukana azatuma natwe abagore bacu bazaba badusuzugura. Amaze kumwirukana rero, nyuma yaho nibwo bazamuye Hamani bamugira umutware, atangira kwishyira hejuru, noneho ashaka ko bazajya bamupfukamira. Abazamu babaga bari ku irembo na Moridekayi yari arimo, ariko Moridekayi kuko ubwoko bw'Abayuda batapfukamiraga umuntu, bapfukamiraga Imana yonyine, we akanga kumupfukamira. Noneho abo bari bari kumwe bibaye inshuro nyinshi bajya kumurega. Bamureze, Hamani ararakara cyane, arangije amaze kurakara aragenda ajya kubwira umwami ati hari ubwoko bwatatanye, kandi ubwo bwoko ntabwo bwubahiriza amategeko y'umwami, bikorera ibyo bashatse, ntabwo bubahiriza amategeko. Noneho Hamani abisaba umwami, aravuga ati wanyemerera tukabica tukabamaraho? Hamani ashaka no gutanga ibiguzi kugira ngo, avuga ko ari ibiguzi ari buzane kugira ngo babishyire mu bubiko, ariko umwami arangije aramubwira ati rwose ibiguzi byawe byigumanire, ariko ndabaguhaye ubagenze uko ushaka. Nuko rero nyuma yaho Abayuda baza kumenya iryo tangazo ko yariteyeho kashe, baragenda banarikwirakwiza hose, bagenda bamanika n'iki, bavuga ko Abayuda bagiye kurimburwa. Moridekayi amaze kubyumva arababara cyane, yambara ibigunira, yicara mu ivu, ajya mu muhanda avuga n'ijwi rirenga n'umubabaro mwinshi. Noneho bagira ngo yasaze. Abagaragu ba Esiteri babibonye, barangije baragenda bajya kubibwira Esiteri. Noneho birangije, Esiteri nyine amutumaho, aramubaza ati ese byagenze bite? Arangije nyine aramusobanurira, amubwira uko byagenze, ko Abayuda bagiye kwicwa. Nuko arangije Moridekayi arangije abwira uwo muntu wari Esiteri yari atumye, aramubwira ati genda umubwire agenda twingingira umwami turebe yuko Abayuda batabarwa. Nuko Esiteri arangije aravuga ati haciyeho iminsi 30 umwami atantumaho, ariko genda ubwire Moridekayi bafate iminsi, ariho hano twasomye, bafate iminsi bagende n'Abayuda bari i Shushani, bafate iminsi 3, amanywa 3 n'amajoro 3, nta kintu bafata, ntacyo banywa, nta n'icyo barya. Nanjye n'abagaragu banjye n'abaja banjye niko tuzabikora. Ubundi nindangiza banyingingire ku Mana, nindangiza nzagenda, ariko ubwo ngubwo nyine n'indimburwa nyine, ubwo nta kundi, kuko nta kundi nabigenza. Ngo Moridekayi yarangije aherako abikora gutyo, bafata igihe cyo gusenga. Ku munsi wa 3 rero nibwo umwamikazi yagiye kureba umwami, kubera ko yari yasenze, kubera ko bari bafashe igihe bakinginga Imana, bagiye bari mu mbaraga z'umwuka, kuko bari bafashe ibihe barasenga. Umwamikazi rero aragenda yemye, ngo akigera mu muryango, ngo umwami arangije amutunga inkoni. Nuko rero nyuma yaho amubwira icyo yashaka, amutumaho ko bazahurira mu nkera, amubwira ko ashaka ko bazahurira mu nkera ari kumwe na Hamani, akamubwira icyo ashaka. Nuko rero uko gusenga nashatse kubabwira tugitangira ku nyigisho ya mbere twatangiriyeho, twari turi kuvuga ku gusenga ubutitsa cyangwa gusenga ubudasiba. N'uyu munsi rero nifuje ko tuvuga ku isengesho, kubera ko isengesho rigira umumaro, isengesho rituma umuntu agira imbaraga, kandi isengesho rizana ibisubizo. Ni ukuri aba Bayuda na Esiteri barasenze, Esiteri agiye ku mwami abona igisubizo, Abayuda baratabarwa. Natwe rero nimureke tujye tugira ibihe dusenge, twegere Imana,
kubera ko mu gusenga havamo ibisubizo, mu gusenga abantu baratabarwa, mu gusenga abantu babona impinduka, mu gusenga abantu babona imbaraga, ndetse mu gusenga hakavamo n'izindi mbaraga ziturinda gukora icyaha n'igisa nacyo. Mureke rero natwe tugera aho bikomeye tujye dutabaza Imana, kubera ko Imana niwe mutabazi wacu, ariko ntidutegereze kugera mu bibazo gusa, ahubwo dusenga ubutitsa, n'igihe turi mu byishimo tujye dusenga Imana kugira ngo iduhe imbaraga, nitugera no muri ibyo bibazo tuzabitambukemo neza. Esiteri rero n'Abayuda baratabawe kubera ko bapfukamiye Imana barasenga, ni ukuri Imana ibagirira neza. Na Daniyeli yakundaga gusenga, yasengaga 3 ku munsi, kandi nawe yagiye abona Imana, yagiye mu rwobo rw'intare, Imana imurindiramo kubera ko yabaye mu bihe byo gusenga. Ni ukuri buri muntu wese uyu mugoroba namwifuriza ko nawe yakinjira mu bihe byo gusenga, agasenga ubutitsa. Indirimbo yatubwiye ngo ibihe nsenga Uwiteka, ngo bintarura mu mpagarara, ngo nigire aho data ari, ngo muganyire ibyo nkeneye byose. Ni ukuri nta wundi wagukura mu bibazo, nta wundi wagukura mu bigeragezo, nta wundi wagukiza indwara uretse Imana yonyine, uretse Uwiteka niwe wenyine wagutabara. Mwegere Imana musenge, ni ukuri twegere Imana dusenge, kandi tuzabona ibisubizo. Ngo kandi ngo muganyire ibyo nkeneye byose, ngo mu bihe by'umubabaro ngo bimpumurize umutima. Gusenga bituma umuntu agira amahoro yo mu mutima. Iyo wabaye imbere y'Imana ugira amahoro yo mu mutima. Hepfo gato baravuga ngo ibihe nsenga Uwiteka, ngo binyemeza ko Yesu ansubiza, binyemeza yuko ansubiza. Ni ukuri iyo wasenze Imana iragusubiza. Ngo kandi ngo guhora nsenga Uwiteka, ngo kujye kumara umubabaro. Ni ukuri Imana imara umubabaro. Iyo wasenze Imana, nubwo waba ubabaye ufite n'agahinda, Imana imara umubabaro. Ni ukuri mureke dusenge, twongere dusenge. Ni ukuri nta wasenze ngo abure ibisubizo, nta wasenze ngo abure gutabarwa. Ni ukuri natwe tubigire umuco wacu gusenga, kandi cyane dusenge, twongere dusenge. Ni ukuri Imana izatugirira neza, kandi nituba imbere y'Imana tugasenga dukiranuka kandi dukora n'imirimo, ni ukuri nta kabuza ijuru tuzaritaha. Buri wese uyu mugoroba rero ndamwifuriza ko yajya afata umwanya, nubwo yaba ari iminota 2, ariko akiherera agasenga. Mu mwanya muto ufite jya uwufata, ni ukuri ufate nk'iminota mikeya, ubundi usenga Imana, kandi uzabona ibisubizo, uzareba uburyo ibyawe bizagenda neza. Imana rero tugirire neza, kandi ikomeze iduhe imbaraga zo kuba mu bihe byiza byo gusenga, kuko ibihe byiza byo gusenga bituma umuntu yinjira aho atakagombye kwinjira. Esiteri yinjiye hari ahantu afite ubwoba, ariko kuko yari yasenze Imana ibana nawe. Gusenga, gufata ibihe byo gusenga, Imana igushyira cyangwa ikakujyana ahantu utatekerezaga, ubona harenze ubwenge bwawe, ariko kuko wabaye imbere y'Imana ugasenga, Imana ikagutambutsa ikagendana nawe. Ni ukuri ni byinshi gusenga, ni ukuri bigira umumaro mwinshi mu gihe cya none no mu gihe kizaza. Buri wese rero ndamwifuriza ko yaba imbere y'Imana asenga, Imana izamugirira neza. Data wa twese uri mu ijuru, turagushimye, turaguhimbaje, tugushimiye ineza yawe n'urukundo rwawe, dushimye ko abanya natwe ukaturinda, kandi tugushimiye kubwira ijambo. Mwami Imana, Esiteri n'Abayuda bafata umwanya barasenga iminsi 3 batarya, nta n'icyo bafata na gito. Mwami Imana, baragusenga, baragutakambira, maze wumva gusenga kwabo, Abayuda baratabarwa. Natwe turakwinginze kugira ngo uduhe imbaraga zo guhora dusenga ubudasiba, zo guhora dusenga ubutitsa, mu izina rya Yesu Kristo. Ntabwo twakishoboza, ariko tugufite dufite byose, kandi tugufite dufite umurengezi. Bana natwe tugirire neza, dusengeye abarwayi kugira ngo bakize, abafite intimba n'agahinda bahora amahoro yo mu mutima, kandi Mwami Imana batarakwakira nk'umwami n'umukiza, nabo turabasengeye kugira ngo bakwakire.
ongera usuke ububyutse mu itorero, kandi Mwami Imana bacitse intege wongere bafate amaboko. Mwami Imana ukomeze uturindire ubugingo ko aribwo buzakubona. Mana urakoze ko wabanye natwe, ohereza Mwuka wera yerekeza iri jambo rikora icyo wagambiriye. Ndabisenze nizeye mu izina rya Yesu, amen.